Turabashuje nshuti bavandimwe bene data bashiki bacu mudukurikira aho muherereye hirya no hino ku isi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara enye z'igihugu. Tubahaye ikaze mwese muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana kuri uyu muyoboro ijambo rya Imana TV. Mwese mudukurikira nimuhabwe umugisha n'Uwiteka. Reka dusenge Imana nk'uko bisanzwe hanyuma dukomeze n'ijambo ry'Imana. Mana tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Uyu ni umwanya w'agaciro, ko ni umwanya umuntu ahembukiramo, ni umwanya umuntu yongera kwegerana n'Imana, kumva icyo umwuka abwira amatorero, akongera kumva icyo Imana ivugana nawe mu ijambo ryawe. Turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya, imirimo ya Mwuka Wera igaragare muri ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rikomezwe n'Umwuka Wera, umuntu wese abashe kumva icyo umushakaho, kandi umuntu wese abashe gukora iby'ijambo ryawe rimutegeka. Urakoze cyane, uduhane umugisha n'abadukurikiye, uduhane umugisha n'abazadukurikira. Umuntu wese uzumvira ijambo azaruhuka agubwe neza, kandi neza y'Imana izomatanye n'ubwoko bwawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu dusabye twizeye, amen. Bakunzi bacu, tuhaye ikaze kuri uyu muyoboro ijambo rya Imana TV. Twishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe, ijambo rya Imana TV ni umuyoboro mwiza unyuzwaho ijambo ry'Imana, ubutumwa, indirimbo, ubuhanuzi, ubuhamya, byose bigamije gufasha umugenzi ugana mu ijuru. Nta yindi ntego dufite, niyo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niba ukeneye kwifatanya natwe, birashoboka. Hasi mu kiganiro harimo nimero za telefone waduhamagaraho, watwandikira muri komenti y'ahantu bashyira ubutumwa bwabo, bakatwandikira bakurikiye ikiganiro cyacu, bifatanije natwe. Inama zanyu turazikeneye kugira ngo dukomeze kubaka umurimo w'Imana. Nubwo bamwe batabyitayeho, nubwo bamwe batabihaye umwanya, ijambo ry'Imana ritagifite umwanya mu buzima bw'abantu, ariko nagira ngo mubwire ngo ijambo ni ryo mbaraga. Ijambo ni umutsima utera imbaraga abagenzi bagana mu ijuru. Ijambo ni inkota ityaye ihinguranya y'amugi atyaye hose mpande zombi, ibasha guhinguranya umutima, kandi ijambo ry'Imana ribasha gutandukanya igufwa, umusokoro n'amaraso. Mbese nta kintu na kimwe kibaho ijambo ry'Imana ritabasha kubera igisubizo. Ni umuhigi uhiga akavumbura iby'umutima wahishe, iby'umutima wagumanye, iby'umutima wabeshye umuntu ukihesha amahoro. Ariko ijambo ry'Imana iyo rigeze kuri uwo mutima, umutima ubasha kumenya ko ufite ikibazo, kandi umutima ukabasha gukira. Twifurije gukira mu izina rya Yesu. Muri ijambo tugiye kuganira, Mwuka Wera avugane nawe, kandi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Uyu munsi utera intambwe, umwami Yesu akugiriye neza. Aho wacitse intege, aho wacogoye, aho wasubiye inyuma, aho wagize intege nke, birashoboka niwumva ijwi ry'Imana uyu munsi ntiwinangire umutima. Bikitwa uyu munsi ucunguze uburyo umwete, usaba Imana yawe imbabazi, usaba Imana imbabazi ikugiriye neza. Urakoze cyane. Uyu munsi tuzanye ijambo rifite intego ivuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, nurangiza wihane. Ibuka aho wavuye ukagwa. Ibuka aho wari uri, ibuka uburyo wabanye neza n'Imana, ibuka urugendo mwagendanye, ibuka bya bihe, wibuke n'uyu munsi ugereranye, ushyire ku munzani. Nurangiza wibuke aho wavuye ukagwa, urebe ibyagendaga kera ubu bitakigenda neza, urebe ibyo wabagamo mbere ubu utakibamo, urebe aho wacogoye ugasubira inyuma. Hanyuma numara kuhibuka utere intambwe wihane, hanyuma Imana ikugire neza. Muri iri jambo turaza gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe, byahishuriye Yohana, igice cya 2, umurongo wa 1 turageza ku wa 5. Tuze no gusoma urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye itorero ry'Abatesalonike, igice cya 3
umurongo wa 13. Hose tugiye kuhasoma, niturangiza tuganire kuri iri jambo Imana iduhaye, kandi ndakwifuriza kugira umugisha ku Mana muri iri jambo. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusome rero ibyahishuriye Yohana igice cya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Haranditse ngo ni urwandiko rwandikiwe Abefeso. Ahangaha hari Abefeso, ndagira ngo nkubwire ngo ni urwandiko rwandikiwe wowe unteze amatwi. Ni urwandiko rwandikiwe wowe uyu munsi ugize umugisha wo kunkurikira, wo gukurikirana ijambo ry'Imana. Haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti: ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati: 2. Nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. 5. Nuko ibuka aho waguye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nk'uri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Imana itugirire neza. Dusomye amagambo, cyadusomye ijambo rifite imirongo itari mikeya, imirongo igera kuri 5. Marayika w'itorero rya Efeso, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi niweho wandikiwe runo rwandiko. Ntewe ishema n'ishyaka n'umwete wo kukubwira uru rwandiko wandikiwe. Ntewe ishyaka n'umwete byo kukubwira uru rwandiko, kuguha aya makuru kuyakugezaho aho uherereye, mu bihe urimo n'aho uri, mu byo ukora n'ibyo ubayemo. Imana ikugirire neza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Kristo Yesu ugendera hagati y'ibitereko by'itabaza 7 by'izahabu, ufashe inyenyeri 7 mu kiganza cy'iburyo, aravuga aya magambo. Aravugana nawe ngo nzi imirimo yawe, nzi aho uba, nzi ibyo ubamo, nzi ibyo ukora, byose ndabizi. Nzi uburyo wihanganye, ukihanganira gutukwa uzira ijambo ryanjye, ukemera no kubizira. Nzi uburyo wahagaze ku kuri ugahamya, ndetse bikomeye hari byinshi wagiye uteshwa no kunkurikira, ibyo ndabizi. Hari imisozi wazamutse, hari intambara warwanye urazinesha, ibyo byose ndabizi. Niko Kristo Yesu avugana nawe. Ariko muri iri jambo ikigaragara, wari ufite umuhate, wari ufite ishyaka, wakoreraga Imana utiganda, wagendaga udasita ibirenge, wagendanaga umwete, ukagendana ishyaka, ugashyiramo imbaraga. Yewe ijambo ryatubwiye ngo wabashaga, wari ugeze ku rugero rwo kubasha no kumenya abiyita intumwa z'Imana za Kristo Yesu atari zo, ari intumwa z'ibinyoma. Wari uri ku rwego rwiza rwo kubana neza n'Imana, ugatunga amakuru yo mu ijuru, ndetse ukaba uri umuntu ugishwa inama, ukaba uri umuntu ujya inama, ufasha abagenzi. Imana ishimwe. Dufite intego y'ijambo ivuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, nurangiza wihane. Ndakangura abantu b'Imana,
uru rwandiko niweho rwandikiwe rukwibutsa ko uburyo wabanye n'Imana, Kristo Yesu, uburyo mwagendanye, uburyo wakoze umurimo, uburyo warushye, uburyo wazamutse, uburyo wahamije imvura igwa, ukarara utariye, ukangwa, ugatukwa, bakaguca, ukurikiye Yesu ukamuhamya. Mbere kera na kare, hano ho yavugaga n'uburyo abantu bemeye guhorwa Imana. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ibyo ubasha gushyikira uyu munsi. Hari ibyo wabashije gutakaza kubera kwakira Kristo Yesu. Pawulo yarabivuze, aravuga ngo nyuma yo kwakira Yesu, akimara kwakira Yesu, ibyari indamuye, ibyo yavanagaho amakiriro, ibyo yaboneragaho imibereho isanzwe, yabibonye nk'ibintu bitagifite umumaro. Imana ishimwe. Kandi noneho akabona iby'isi, yabireba akabibona nk'ibibambye, kandi nawe byamureba bikamubona nk'ubambye. Muri make, ibyari indamuye byamubereye igihombo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo yakabonyemo nk'inyungu, yabibonye nk'igihombo kubwo kuronka ubuntu butagereranwa, butagira akagero bwo gutunga Kristo Yesu. Nawe hari ibyo watakaje mu kwakira uyu mwami Yesu. Hari byinshi byari indamu yawe, hari byinshi byari by'umumaro kuri wowe muri icyo gihe, ariko wemera kubita, wemera kubisiga, wemera kubifata nk'ibintu bidafite umumaro. Imana itugire neza. Wemera kubibona nk'ibitagikenewe mu ruhande rwawe kubera urukundo Kristo yagukunze, kubera ubuntu yakugiriye. Urwo rukundo n'ubwo buntu yakugiriye ubirutisha ibyo byose byari bikubereye nk'indamu. Ariko ndagira ngo nkubwire, muri uru rwandiko wandikiwe ruravuga ngo hari ikintu Kristo Yesu agushinza. Icyambere agushinza ngo nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana itugire neza. Nje kuvugana n'abantu baretse urukundo rwabo rwa mbere. Nje kuvugana n'abantu baretse ibihe byabo byo kubana n'Imana bya mbere, bakabireka bakabisimbuza ibindi kandi birimo kujya kure y'Imana. Mbere wasuraga abarwayi, mbere wafashaga abatishoboye, mbere wacumbikiraga abashyitsi, mbere wamenyagaho ibibazo biri ugasura abantu, mbere watangaga inama nziza. None urwo rukundo rwagiye he? Ni iki cyakumazemo imbaraga? Ni iki cyatumye ujya kure y'Imana? Imana wayiburanye iki? Imana itugire neza. Imana irimo irakubaza ngo iyi gituma nkugaya. Ntabwo nibagiwe imbaraga wakoresheje, sinibagiwe uburyo witanze ukitangira umurimo, ntabwo nibagiwe uburyo wari ugeze ku rwego rwiza rwo gutandukanya ikibi n'icyiza, indyo n'imoso wari uzi kubitandukanya, ukamenya ndetse n'abantu baza aho muri bakaza biyita abahanuzi, bakaza biyita intumwa z'ijambo ry'Imana, intumwa za Kristo Yesu, nyamara intumwa z'ibinyoma, bohejwe na Satani kugira ngo baze gushukashuka abantu b'Imana. Ntabwo Imana yibagiwe ko wabaye mu bihe byo guhishura bene ibyo ukabimenya. Ariko uyu munsi Imana iri kukubaza ngo urukundo rwawe rwa mbere rwagiye he? Imana itugire neza. Birashoboka ko wahuye na babwenge bw'isi, birashoboka ko wahuye n'ibidandabiranya byinshi, birashoboka ko wahuye n'ibigusha byinshi, birashoboka ko wahuye n'intambara nyinshi. Umuririmbyi yaremye aravuga ngo urushyize kera ruhinyuza intwari rukazigora. Ndagira ngo nkubwire ngo urugamba rwose, intambara yose, ikigeragezo cyose gishyize kera gihinyuza intwari. Birashoboka ko hari ibyo wabayemo byagutinzeho bikaguca intege, ugahinyuka, ugahinyurwa n'ibyo, ndetse ugahinduka urukundo rwawe rwa kera ukarureka. Kera wasuraga abarwayi, wataha ukarara uguwe neza, ukamererwa neza.
kera wafashaga abatishoboye, wacumbikiraga abashyitsi, ukagira umugisha ku Mana, ukaba mu bihe byiza by'Imana, Imana ikaguha ibihe byiza, mbese ukagirirwa neza n'Imana buri munsi uko bwije no bukeye. Ineza y'Imana ikakubaho kubera ko nawe wabaga muri urwo rukundo rwa mbere. Ariko ukimara kwakira Yesu, uwo muriro wari ufite wagiye he? Wajimije impano y'Imana yari muri wowe. Nje kugukangura nkubwira uru rwandiko Imana igutumyeho. Imana ikubwiye ngo urukundo rwawe rwa mbere, Imana irakugaya, rwagiye he? Kuki wateshutse ukirengagiza ibyari bigufitiye umumaro? Nyamara uyu munsi uricara ukavuga ngo bya bihe wabingarurira, ndetse wabona n'umwanya ukumva wongeye gukumbura ibyo bihe, ukumva wongeye gukumbura kuba muri bya bihe, ariko ni wewe wo kubishaka. Nutera intambwe ukegera Imana, Imana ubwayo ukayishakana umwete, ibihe watakaje urongera ubigarurirwe, iminsi yo guhemburwa irongera kugarukeho, ariko ni wowe gutera intambwe ngo ujye gushaka Imana. Imana itugirire neza. Urukundo rwawe rwa mbere rwagiye he? Uburyo wihanganaga byagiye he? Uburyo wafashaga abera byagiye he? Uburyo wasengeraga umurimo w'Imana byagiye he? Uburyo witangiraga uyu murimo byagiye he? Imana irimo irakubaza ngo urukundo rwawe rwa mbere rwagiye hehe? Imana itugirire neza. Uru rwandiko rwandikiwe wowe wabanye n'Imana, ugakorana n'Imana, ukagendana n'Imana, ukagira ibihe by'ububyutse, ukagira ibihe byiza byo gukorera Imana, ariko wagera aho ngaho ugahura n'ibicantege bikugusha, bigusubiza inyuma, ugahura n'amajwi menshi aguca intege, akubwira ko ibyo wahisemo atari ibya nyabyo, inzira wanyuzemo atari ya nyayo, ndetse nawe ubwawe uburanye Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uru rwandiko rurakubwira ngo urukundo rwawe rwa mbere ruri hehe, rwagiye he, niki cyatumye rugenda. Hanyuma ijambo ryatubwiye ngo wibuke aho wavuye ukagwa, nurangiza wihane. Imana itugire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibuka bya bihe byawe n'Imana, ibuka ya mirimo wakoze uri kumwe na Kristo Yesu, ibuka urwego wari uriho, uburyo nawe wagendanaga n'Imana, ibuka uburyo wakoraga ugafasha abera, ugasengera abantu, ukabohora imbohe, ukavugisha ukuri, ukaba inyangamugayo, mbese ukumva uri umuntu uri mu ruhande rw'Imana, mbese nta jambo na rimwe ryava muri wowe ryo kugayisha Imana, ushimwa n'abantu n'Imana. None urukundo rwawe rwa mbere rwagiye hehe? Imana irimo irakubaza ngo urukundo rwawe rwa mbere ruri he, rwagiye he? Byagenze bite? Wabaye iki? Ariko intego yavuze ngo kuri uyu murongo wa 5 havuze ngo ibuka aho wavuye ukagwa, mbese ibuka ibyo ngibyo wari urimo ubanye neza n'Imana, ubyibuke ubikurure byose, uburyo wari uri ku rugero rwiza rwo kubasha kumenya ibipfa n'ibikira muri uyu murimo. Ariko uyu munsi wagiye kure cyane ku buryo utabyitayeho. Byagenze gute? Imana irashaka ko wihana rero, nguce bugufi, wemerera Imana, uyibwize ukuri mu mutima wawe, uyibwire ko hari aho wavuye ukagwa kandi urahazi. Ahubwo Imana ije kukubwira ngo ibuka aho ngaho wavuye ukagwa, uyu munsi ukaba warabaye nk'abandi bose, imbaraga zagushizemo, wabaye nka Efurayimu, imbaraga zagushizemo, ibyo wabayemo, ibyo abo bifatanyije nabo bononye ingeso nziza zawe, none uyu munsi imbaraga yagushizemo, nawe usigaye umeze nk'abandi, ariko mu mutima wibuka ibihe byiza wabanyemo n'Imana. Imana itugire neza. Hari ibihe wibuka, hari ibihe utekereza, Imana ishimwe, hari ibihe utekereza uwabanyemo n'Imana. Hari ibyo bihe rero nibyo Imana iri kukwandikira kubwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa, nurangiza wihane. Imana itugire neza.
Imana iguha imbaraga zo gutera intambwe zo kuva mu byo urimo uyu munsi byagutandukanije n'Imana, kandi kubera ko wibutse ibihe byiza wagiranye n'Imana ukaba uteye intambwe yo gusubira ku rufatiro, Imana iguha imbaraga. Ibuka aho wavuye ukagwa, wihane. Kristo Yesu yavuze ibintu bikomeye. Reka dusubire muri umurongo wa 5 tugarukemo, wongere wumve icyo Imana igushakaho muri uyu mwanya. Kuri umurongo wa 5 havuze ngo, nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukora imirimo myiza nk'iya mbere, usubire ku rufatiro wari uriho icyo gihe. Biracyashoboka, haracyari amahirwe yo gusubira gukora neza. Kristo aguha imbaraga. Imana itugire neza. Haracyari amahirwe yo gusubira muri bya bihe byawe bya mbere, ukongera ugakora imirimo myiza, ukongera ukubahisha Imana, ukongera ugasura abarwayi, ukongera ukagemurira abari kwa muganga, ukongera ugasura abari mu nzu z'imbohe, ukongera ugasengera abafite ibibazo, ukongera ugafasha imfubyi, ukongera ugafasha abapfakazi, ukongera ugasabira abantu umugisha, ukongera ukaba umuhesha w'umugisha, ukongera ugacumbikira abashyitsi, ukongera ugakora iyo mirimo yose uko wayikoraga. Biracyashoboka. Ijambo riravuze ngo ongera ukora imirimo myiza nk'iyo wakoraga mbere. Ariko hari ikintu nabwiye abantu, iyi tegeko rijeho riza rifite na contrepartie yaryo ihana. Imana iguhaye amahirwe yo kongera gukora imirimo myiza nk'iyo wakoraga, ukihana, Imana ikakugarukaho, ikongera ikagukoresha kuruta na mbere, kuko Imana ikugarutseho, ariko irakubwira ngo ongera ukora imirimo myiza. Ariko dore ikindi kubwiye, iyi jambo ry'Imana riravuze ngo nutabikora dore Yesu aje aho uri, akuye igitereko cy'itabaza cyawe umwanya wacyo. Ibyo wabonaga ari umucyo bigiye kukubera umwijima. Ibyo wabonaga ubwawe nawe udafitiye igisubizo, igitereko cy'itabaza nacyo kigiye gukurwaho. Ndakwinginze ngo woga amagazi, wishakire uburyo bwo gusubira kuri gakondo yawe y'uburyo wabanagamo n'Imana. Ntihagire ikintu kiguca intege, ntihagire ikintu kikubuza. Umwanya wose ubona ushaka uburyo wongera kubana neza n'Imana. Wacitse intege nibyo, waracogoye, ibyagucogoje n'ibyaguciye intege birahari. Ariko uyu munsi niba utiyongereyemo imbaraga, Imana irashaka kwiyongeramo imbaraga ngo wongere kugira urukundo nk'urwo wagiraga mbere, wongere gukora nk'uko wakoraga imirimo myiza mbere. Ariko nutabikora, ijambo riravuze ngo dore ndaza aho uri nkuri igitereko cy'itabaza hacyo. Watekerezaga ko igitereko cy'itabaza ahari ariwe wabyikoreye ibintu bikemera. Watekereza ko ariwe wabyikoreye bigakunda. Oya, iki gitereko cy'itabaza n'igikurwa hacyo uzamenya neza agaciro ko gushaka Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo iki gitereko cy'itabaza n'igikurwa hacyo uzamenya agaciro ko kujya gushaka Imana. Uzabona wongere uha agaciro k'ukuntu wabanye n'Imana, wongere kujya gushaka Imana, igitereko cy'itabaza cyarakuwa hacyo. Umwijima arabuditse utakibona. Bicitwa uyu munsi ugifite amahirwe yo kongera gukora imirimo myiza Imana iguhaye. Amahirwe ya kabiri, yabyaza umusaruro, wongera ukora imirimo myiza
igitereko kitabaza kigume iwawe, kandi imirimo myiza ikomeze itumbagire mu ijuru ku Mana, kuko uko byagenda kose hari ingororano z'abera. Abantu bakoreye Imana hari ibihembo, hari ingororano abantu bazahabwa tugeze mu ijuru. Ndakwifuriza gutera intambwe ngo wongere ukore imirimo myiza. Imana irimo irakushaka, Imana irimo iraguhamagara ngo wongere uze, irakubaza ngo mbese wagiye he? Urukundo rwawe rwa mbere rwagiye he? Imirimo myiza wakoraga mbere yagiye he? Niki cyatumye utayikora? Mbese wabaye iki? Byakugendekeye gute? Ariko Imana iravuze ngo ngwino wongere ukore imirimo myiza. Garuka wongere usubire ku rufatiro, mwongere mufate ibihe byiza byo gukora umurimo w'Imana. Mbese bya bihe byagiye? Uyu munsi nta nzitwazo mugifite. Nimuhaguruke mukore umurimo, nimuhaguruke musura abantu, nimuhaguruke mufashe abantu, nimuhaguruke muganiriza abantu, nimuhaguruke musengera abantu. Nyamuneka iki ni igihe cyo gukora umurimo, cyo kongera kubana neza n'Imana, kuko igihe gikomeye cyugarije abantu b'Imana. Reka dusome n'iri jambo riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 3 umurongo wa 13. Kanaho tuhasomere. Umurongo wa 13 haranditse ngo ariko mwebweho bene data, ntimugacogorere gukora neza, Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Ngo ariko mwebweho bene data, ariko weho mwene data, ntugacogorere gukora neza. Ntugacogorere gukora neza. Ni biki byagucogoje? Ni biki byacogoje abantu? Wacogojwe n'ibiki? Ni biki byatumye ucogora ukumva ko ibyo wakoraga ubihagaritse? Imana idutabara. Ni ibiki wakoraga? Ni ibiki byagucogoje ukumva ko ibyo wagombaga gukora utagikeneye kubikora, utagomba kubikora kubera ko wacogojwe, waciwe intege, wakomwe mu nkokora? Ibyo birahari, ariko ragira ngo nkubwire ngo ibuka imirimo myiza wakoraga, wongere uyikore bikitwa uyu munsi. Nutayikora rero, n'icyo ubona nk'igitereko ry'itabaza, n'icyo ubona nk'umucyo imbere yawe, n'icyo ubona uyu munsi wari wishingikirijeho, mperutse kubabwira ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Izo mfatiro Kristo Yesu naza aho uri arazinyeganyeza, azisenye. Igitereko cy'itabaza cyawe gikurwa hacyo. Nurangiza nibwo uzabasha gushaka Imana, nibwo uzabasha gukora imirimo myiza. Nyamara uyu munsi izi mfatiro uracyari nazo. Igitereko cy'itabaza kiracyara hacyo. Abantu baracyakureba bakakubaha, abantu baracyakuvuga bati uyu muntu ari mu mwuka w'Imana. Nyamara urabizi neza ko hari ibintu watakaje. Ibintu byose bije imbere yawe bikuyoberanyaho, ntiwabasha gutandukanya ikibi n'icyiza. Uyu munsi ntiwabasha gutandukanya intumwa ya Kristo Yesu n'intumwa ya Satani, kubera ko warangaye ukanyagwa. Hari ibyo wanyazwe. Urukundo rwawe rwa mbere rwaranyazwe, urangije ntiwarubera amaso, none uyu munsi usigaye umeze nk'abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo utere intambwe, ngwino, garuka, hindukira, ngwino kuri Yesu, hanyuma wongere ukora imirimo myiza nk'iya mbere. Kandi nutabikora, ijambo ryavuze ngo Kristo Yesu araza aho uri, avana igitereko cy'itabaza cyawe hacyo. Nutihana, nudahinduka ngo utangire ukora imirimo myiza, mbese ereka Imana ko wawe undi muntu wisubiyeho, uteye intambwe kongera gukora imirimo nk'iyo wakoraga mbere, ndetse urusheho, kuko Imana iguhaye imbaraga zo kongera gukora ibiruta ibyo wakoraga cya gihe, ndetse iguhaye imbaraga zo kongera kugaruka ku mwimerere w'urukundo rwawe wari ufite mbere, kugira ngo wongere usubize ibintu mu buryo. Ibyo wishe ubizure, ibyo wajambije ubizure mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari abantu bakubereye ibigusha, niba ari abantu bakubereye ibigeragezo, va ku bantu, hanga amaso Imana. Niba ari nta muntu waguhamagaye, Imana yaguhamagaye ubwayo, wowe n'Imana hari icyo muziranyeho. Umuntu yagutwara iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ndabere ko mukwiye gutinya. Dore nimutinya umuntu ushyira umubiri n'ubugingo gehinomu. Ariko umuntu, umwana w'umuntu we ntacyo yagutwara, kuko yica umubiri gusa, ubugingo ntabwo abasha kubwica. Ndagira ngo nkubwire ngo nimutinye Imana.
abantu bagukomye mu nkokora, bakubuza urukundo rwawe rwa mbere, bakubuza gukora imirimo nk'iyo wakoraga mbere. Abantu baraguhagaritse se, byagenze gute? Ninde wakuje gusura abarwayi? Ninde wakuje kugemurira abari kwa muganga? Ninde wakuje gusengera abantu? Ninde wakubujije? Wabibujijwe nande? Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhamagara, hari impano yaguhaye, hari ibintu by'agaciro yashyize muri wowe. Ibyo bintu urabyicaranye, nyamara bigomba gukorera Imana muri kino gihe kimeze gutya. Kanguka yewe, kanguka yewe, kanguka ukorera Imana. Iki ni igihe cyo gukorera Imana, iki ni igihe cyo kuvugira Imana, iki ni igihe cyo gukora umurimo. Naho ibihe bikomeye aho tugeze, ntabwo ari aho kuryama ngo abantu basinzire. Byari bizwi ko mu bihe by'imperuka twakandagiyemo kuva Yesu Kristo yamara kujya mu ijuru, kuva ubutumwa bwiza twabwumva, twari mu bihe by'imperuka ko hazaza ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda birarira, bakunda impiya, badakunda n'ababo batarabera, bavuga ko bera ariko imirimo bakora itagaragaza ingeso zo kwera. Ndagira ngo nkubwire ngo ibihe dusohoyemo, twasohoyemo, turimo kugendera muri iyi minsi, ni ibihe bikwiriye ko twambara imbaraga, tugakorera Imana, tugakora umurimo w'Imana mu bihe bikomeye, tugakora umurimo w'Imana, tugakorera ahantu hakomeye, tukavugira Imana mu bihe bigoye, tukavugira Imana mu bihe biruhije. Ariko ndagira ngo ubwire ngo gira ishyaka n'umwete wo gusubira ku rukundo rwawe rwa kera, urukundo rwawe rwa mbere. Imana ikiguhamagara, wongere usubire uko wakoreraga Imana, wongere usubire mu mirimo yawe wabagamo. Ninde wakubujije? Ninde wakubujije gusura abantu? Ninde wakubujije gutanga inama nziza? Ninde wakubujije kongera kuba umujyanama? Wabibujijwe nande? Wigira ibyo ugira urwitwazo, hanga amaso ku Mana, ubundi ukorera Imana yaguhamagaye, niyo izaguha ingororano. Ninde waguciye intege? Hari abagukuye mu murimo, hari abakuvuze ngo, hari abagize gute, ishyari ryabaye ryinshi mu bantu. Ndagira ngo nkubwire ngo nimuve ku bantu, mukorera Imana yabahamagaye. Ubundi se umuntu yaraguhamagaye, nta n'icyo azakugororera, nta n'icyo azaguhemba. Icyo akora nutaba amaso, igitereko kitabaza kirakurwa hacyo. Nako wari usigaranye gatoya, nako karakurwaho nibirangira ahawe hibagirane. Ndagira ngo ubwire ngo ngwino kuri Yesu bikitwa uyu munsi, ngwino kuri Yesu, wongere ukora umurimo, wongere ukora imirimo Imana yaguhamagariye. Wongere nukuri ujye mu murimo w'Imana. Hari impano wasinzirije, hari impano waryamishije, watumye umurimo w'Imana uyegitutsi, watumye umurimo w'Imana ugawa. Wari umuhanuzi uhanura mu buryo bwa nyabwo, wari umuririmbyi uririmbira Imana, ugafasha ugatuma abantu bafashwa, abantu bagahinduka. Ariko ibyo birambitse hasi, winjiye mu wundi mwuka uyobya Satani akoresha mu batumvira Imana. Ndagira ngo ubwire ngo subiza hasi ibitari ibya Kristo Yesu, ubu turi intwaro Imana yaguhaye. Usubire ku isoko, ukorera Imana. Kandi ndagira ngo ubwire urukundo rwawe rwa mbere, nutagaruka muri iyo mirimo, ntugaruke ku rufatiro rwawe ruzima rwashyizweho na Kristo muri wowe, Imana iraje uri igitereko kitabaza. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha kudukurikira, Imana iguhe umugisha kubw'icyemezo ufata, kubw'ijambo. Imana iguhe umugisha. Yo, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhe umugisha. Mbese mwene data, wacogojwe n'iki? Niki cyatumye usubira inyuma? Niki cyatumye ucika intege? Ndagira ngo nkubwire ngo ngwino kuri Yesu, ngwino kuri Kristo. Aragutegereje kandi arashaka ko wongera kumubera ambasaderi mwiza, arashaka ko wongera kumuvugira, arashaka ko wongera kugaragaza kwera kwa Kristo Yesu uri muri wowe, arashaka ko wongera ukabaturwa, arashaka ko wongera ugahaguruka ugatera intambwe nziza, ukagaruka imbere y'Imana, ukongera ukaba umuntu ushimwa n'Imana, ukongera ugasubira ku rufatiro, ukabasha gutesha no guhana no gutesha agaciro ibyaje byinjira umurimo w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguha imbaraga, Imana igukomereza amaboko, kandi wowe ufashe icyemezo cyo gutera intambwe yo gusubira ku rufatiro. Imana niguha umugisha. Natwe turagusengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusenge Imana, ariko tukubwire ngo gira bwangu, wizarira. Muri byaravuze ngo nturushye utindiganya na gato. Yesu yiteguye kukwakira, Yesu yiteguye kugukiza. Bikitwa uyu munsi, ngwino kuri Yesu, kandi agutegeye amaboko kugira ngo akuruhure, agusubize ku rufatiro ruzima. Imana iguhe umugisha, urakarama. Mana Data, twese turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ijambo ryawe. Urimo urabaza abantu
bakoranye nawe, urimo urabaza abantu babaye mu murimo wawe, urimo urahamagara abantu bakoze umurimo, bitanze bakakuvugira, yewe ku buryo bagombaga no kubirenganira. Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, hari ibyo abantu bagiye batakaza kubera inyungu zo kuronka Kristo Yesu, ariko uyu munsi abantu baradamaraye, abantu baradohotse, abantu bataye inshingano, abantu babuye umuhamagaro, abantu bataye umurimo. Mana turasenze, umuntu ukurikiye muri uyu mwanya, umuntu uduteze amatwi, ufashe icyemezo cyo guhinduka Kristo Yesu, ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana n'abizera, bizagendana n'ijambo ryawe, bishorere isengesho kugira ngo uyu muntu mwami umuhereze imbaraga zo guhinduka, agaruke ku rukundo rwe rwa kera, agaruke ku mwimerere wo gukora umurimo wawe uko bikwiriye kandi igihe gikwiriye. Uyu wemeye guca bugufi, uyu wemeye guhinduka, uzamuha ubugingo buhoraho. Kandi twebwe twese nicyo duharanira, nicyo dushyize imbere, iyi kamba ritangirika, iryo wadusezeranije Kristo Yesu. Ngaho teza intambwe umuntu wese wemeye gusubira gukora imirimo myiza yakoraga, kakemera kuva mu byatumye acika intege agasubira inyuma, ariko uyu munsi akaba agurukijwe nawe kugira ngo agukorere. Natwe turamusengeye kugira ngo umuteze intambwe kandi umushyigikire, umurwanirize ibyamuteraga, umuneshereze ibyamuneshaga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi igihe gikwiriye abe ikirato cyiza kizima gishimwa, kandi akubera igikoresho gikora umurimo wawe uko bikwiriye. Urakoze ko mfije gusenga, duhana umugisha n'abera bose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.